ubwoko bwawe kumanutse uje guhemba, ariko biraziraho no guhana. Ariko Nyiringabo Imana, ndakwingingira kugira ngo wumvise ubutumwa uyu munsi. Nawe ujya wibaza ngo ese koko umunsi w'imperuka uzabaho? Ese ujya wibaza ngo ese ibyo dusoma muri Bibiliya, ibyasezeranijwe, ibyahishuriwe Yohana intumwa, koko igihe kizagera bisohore? Mbese bizasohora uhagaze he? Mbese bizasohora uri mu ruhe ruhande? Uzaba uri mu ruhande ruragwa ubugingo bw'iteka, cyangwa uzaba uri mu ruhande rurimbuka? Icyo nkwifurije rero mwene data, ubwo tugiye kwigana ubu butumwa, ndakwifuriza kuzaba uhagaze mu ruhande nk'urw'itorero ry'i Filadelifiya, nk'uko Yohana intumwa yabihishuriwe na Yesu Kristo ubwe. Aramubwira ngo wandikire kandi itorero ry'i Filadelifiya kugira ngo urimenyeshe amagambo ngiye kukubwira. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Tugiye kumva rero ubutumwa bwiza twifashishije Bibiliya yera mu byahishuriwe Yohana intumwa. Turasoma ku mutwe wa 3 guhera ku murongo wa 7 kugera ku wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelifiya. Haranditse ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, kandi nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba. Komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Haleluya! Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro kandi himbazwe, ubwami bwayo buganze mu bayizera n'abatayizera. Nyamara rero hano turahugurirwa ibyo Yesu Kristo yandikishije cyangwa se yeretse Yohani igihe yari ku kirwa cy'i Patimo. Hano Nyirijuru yandikira itorero aravuga ngo, nyamara nubwo muri abanyantege nke, mwitondeye amategeko yanjye, mwumviye, mwakoze ibyo mbasaba, nanjye rero nzabagororera, nzabarinda. Mwumvise ko harimo uburinzi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira. Ngo Uwiteka Nyiringabo aratumenyesha ko ari bugufi bwacu, ari buze vuba. Ariko abamwubahiye araza kubahemba, araza kubagororera. Ariko hari ikintu ndi kwibaza uyu munsi, ndi kwibaza ngo wowe uhagaze he? Uraza kugororerwa cyangwa uraza gufatwa muri rwa ruhande rutazaragwa ubwami bw'ijuru? Uyu munsi rero icyo nkwifuriza ni uko umera nibura nk'iri torero ry'i Filadelifiya, nyamara witondere iby'Imana igutegeka. Muri iyi minsi rero turi gusabwa kwegera Imana cyane, turi gusabwa gusaba imbabazi, turi gusabwa kugaruka ku musaraba, turi gusabwa kwibutsa bya bihe Kristo yadupfiriye, tukareka kwiyita abakristo bo ku mubiri no ku myambarire no ku rurimi, ahubwo tukaba abakristo bo ku mutima, ku buryo Uwiteka tureba akatwishimira. Uribaza uti se nabikora nte? Uribaza uti se ndaza kubigenza nte kugira ngo nanjye Uwiteka anyishimire? Uyu munsi turasabwa guca bugufi, turasabwa gucira bugufi Uwiteka, tukamubwira intege nke zacu, nk'uko yabyandikishije umuhanuzi Yesaya. Aravuga ngo tujye inama, umunyabyaha nareke ingeso ze, hanyuma aze asabe imbabazi. Ibyaha ndabyeza,
bise na sheregi, bise n'ubwoya bw'intama, ngo naho byatukura tukutuku bikamera nk'umuhemba, arabyoza Yesu bibe nka sheregi. Hanyuma ngo nukunda ugaca bugufi ugasaba imbabazi, ngo uzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko ngo nubyanga inkota izakurya. Mureke tujye inama. Kandi Kristo arababarira by'ukuri. Twamaze kubona mu kiganiro cyatambutse cyangwa se mu kwigana Bibiliya gushize, twabonye ko Yesu Kristo yababariye ku munota wa nyuma igisambo cyari kibambanywe nawe, cyavuze ngo data umbabarire, nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Kristo aramubwira ngo ndakubwiza ukuri ko turi buze mu kanya gato turi buze kubana muri paradizo. Haleluya. Uyu munsi rero nawe Nyiringabo Imana arakwingingira kugaruka ku musaraba, arakwingingira kugaruka gusaba imbabazi kugira ngo nawe ugirirwe ubuntu, hanyuma ubashe kubabarirwa, hanyuma nawe Uwiteka kurebe akubone nk'itorero akubone nk'itorero rigiye kugororerwa. Imana itugirire neza. Hanyuma birashoboka ko wumvise ntawe uhagaze, birashoboka ko umeze nk'amatorero asigaye yandi 6 Kristo yagiye ayagaya, agiye avuga ngo nubwo ngushima ibi ndakugaya ibi. Ariko uyu munsi reka turebe, twisuzume, tuvuge ngo se twebwe Kristo ari kutubona ate, ari kutubona nk'irihe torero. Reka rero mu by'ukuri ibishoboka byose uyu munsi Kristo abatubona nibura nk'itorero ry'i Philadelphia. Hanyuma rero birashoboka ko wisanze ahantu wari warayobye, wari waratanye, waragiye kure, warigiriye mu businzi, ubusambo n'ubusambanyi, waramaze kwirengagiza iby'ijuru, ariko uyu munsi haracyariho ibyiringiro, haracyariho intebe y'imbabazi. Kristo araguhamagara, arakubwira ngo ca bugufi wa mutindiwe, nkubabarire, ca bugufi wihane tujyane. Haleluya. Uyu munsi mwene data, reka dusengane Imana uyu munsi nawe Kristo umugarukeho, agucyamure, akugarure imbere ye, akubone nk'ukwiye kugororerwa, ntakubone nk'uvumwa, ntakubone nk'ukwiye umuvumo. Haleluya. Reka dusengane Imana, ariko unyemerere nawe ucishe bugufi umutima, uce bugufi usaba Imana, wibwire ngo Mana, nari naragiye kure yawe, I surrender, ndagarutse. Nari naragiye mu bapfumu, ariko ndabiretse ndagarutse. Ndashaka ko nanjye unyishimira. Nari narigize umusinzi, ndabiretse ndagarutse. Nari narigize igisambo, ndabiretse ndagarutse. Nari narigize umusambanyi, ndabiretse ndagarutse. Nari mfite umwuka undwanya unjyana mu butinganyi, ndabiretse ndagarutse. Nari maze iminsi njya ruswa ntazi ibyo ndimo ngira ngo ni amahirwe, ariko ndabiretse ndagarutse, kugira ngo Imana nawe ikugirire imbabazi, ikweze nk'uko yabyandikishije umuhanuzi Yesaya. Kandi twibukiranye ko ijambo ry'Uwiteka Imana ritajya ribeshya, nibikwemereye kwikubabarira ukayigarurira umutima wawe, Uwiteka Nyirijuru arakubabarira. Mu izina rya Yesu reka dusenge. Mwami, mu izina rya Yesu ndashima izina ryawe, ndashima ubutabazi bwawe, ndashima ubuhanuzi bwawe, ndashima ko wandikishije aya magambo. Uwiteka Nyiringabo Imana, ukabwira ubwoko bwawe kumanutse uje guhemba, ariko biraziraho no guhana. Ariko Nyiringabo Imana, ndakwingingira kugira ngo wumvise ubutumwa uyu munsi, akumvira imbuzi yawe. Uwiteka Nyiringabo Imana, uyu munsi umucyamure, umukure mu byo yagiyemo. Oh haleluya. Uwemeye kumena umutima agaca bugufi akagusaba imbabazi, Mwami umugirire neza. Birashoboka ko yari wo mugisha wo uyu munsi kugira ngo agaruke imbere yawe. Urakoze, uri Kristo, ubabarira ubwoko bwawe.